byihorera ibyo ndabishyira ku murongo ahubwo nukumenya uburyo mbana nabo nawe nago nkwizeye neza cyo genda ndakomeza igendere shana ribi nawe twakubonye igendere naribi hakuno sho wirinde abuja ngiye mpfa kuba nkurabuye singa karago kiwacaho rep sho rep gusira ishyamba baje gukambikamo baryikaragamo bataryikaragamo buriya nta mujyi ubura nyirawo kwereka tuvuye aho ngaho barukira hakuno mu ishyamba n'ubundi turacari mu ishyamba rimwe hafi aho hamwe hano umukobwa uri kugenda hano to mu ishyamba hano umukobwa uri kugenda hano mu ishyamba kubwaza kwihengeka hari icyamubonye hari ikirana kirano cyamubonye kiza hakuno do curubaru ni ibya curubaru ambomoje wowe kubita kuri ka hakuno do hakuno mu ishyamba buri muntu afite gahunda ze ariko se wampaye ibyo umpereza ukareka kwigira igufwa aretse kwigira ingona ase mana yanjye hakuno mukobwa arataka bitanga iki bashaka ibya curubaru namwe murabizi ntibajya babura cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi hari ubuyobozi buba budahamye hari ukuntu uyafite yivumburiye iki n'iki ushobora no gukiniga umwana w'abandi kiniga umwana w'abandi ye wampaye ibyuma ariko ukareka kwigira shwi ko n'ubundi nanjye ndi umwana nk'abandi navukiye 9 nanjye ko navukiye 9 ngakwereka utuntu ye si kimpenere nabanje imana wafashe ibyo ufata ukareka kuniga basi kwa kuntu usanga nta yandi mahitamo usigaranye avuga uti nyica vuba basi ariko byibura udasa utankubise ikigabo cyaje hakuno buri muntu hano aba afite gahunda z'utamenya ikigabo cyambaraga sasa tuvuye tugaruke hakuno hari abandi bari hakuno urebe filime witonze nabo bagabo mwasize imiryango yanyu ahantu twavuye murahazi mugabo uri hano nta mpamvu yo kwerwa n'umugore kinga mwe abantu b'abagabo mungana gutyo mwujuje inkoroboyi mwujuje intoryi mu nkoroboyi gute umugore abayoborana umugore ntabwo yatuwe ibitwe bibi wayo ni ibijeteri by'amapine y'amagare umva rero mbabwira nta bintu byinshi mvugana namwe mugabo uri hano niba muri tayari nawe yifite propaganda ze yes uriya mugore ntabwo tumushaka uriya mugore gutya tuyoborana turi abantu b'abagabo uranyurayiburiza dufite agasura ariko ubona ko n'ubundi katavuga rumwe n'ubutegetsi muri kubibona twebwe mugana n'ubundi ukuntu asa ntabwo yavuga rumwe n'ubutegetsi kabisa abagabo tugomba kubabikamo ubwoba uzana ubugoryi tukamumena ushaka kuzamura ijosi tukakira hasi cyewe urabyumva uri tayari hakuno afite agatsiko k'abagabo nka 4 5 turi bubishobore ndiyo ndabayoboye muranyumva neza ahita yipanga n'akazi ni njyewe ubayoboye nimba udashaka kugendera ku itegeko ryanjye njye uriya mugore ndamushyira hasi twese turafatanya sawa ikintu rero ni iki ngiki abaturage tumwake mu bwoba tayari twahuye n'ibibazo imiryango yabo nayo bafite ubwoba iki ni cyo gihe cyo guhaguruka tuhagarara nk'abagabo yego ibyo byarabaye nkumbi barakwereka hakuno ari uwageze kuri curubaru abirya umukobwa bitamo amarira yabiriye abitamo amarira ikibazo kigabo cyaje hakuno byambaraga namwe murabizi cyagiye ku kana kabandi gitangira kukaviyora nababwiye ngo mu bihe nk'ibi ngibi haba hari n'umutekano udahamye buri muntu aba yifitiye gahunda ze bwite nkaho undi wigeze kujya kuri stade akandika ngaha hafashwe stade yari yayigize akarima kase ngaha hafashwe iki nacyo cyaje hakuno gifata aho ngaho cyafashe umwana w'abandi ku ngufu umwana yararize ntawe uri kumutabara yasakuje nta n'uri hafi aha ikibazo urebe twebwe nta mico mutwe hakuno aba nabo aba bantu tugomba baracyari kugambana buri umwe afite ibitekerezo by'undi bye abagambana bakomeje kugambana abafata ku ngufu bakomeje gufata ku ngufu ababunze ubugambo nabo bari kububunza nta mikino ni wese turiteguye twese turi tayari
Kuno abantu baniyo namuduhaye niyo. Iyo nama ni. Guta umugore tuyoborana. Kariho bahera badukubita inki mu matama. Niko. Mwabikora kimwe kandi mbabona muri amataje mwabimara mwe. Ibonanga. Aya. Naho rero. Uriya mugore. Yego. Hasi. Chini urinzi. Hasi. Chini ya urinzi. Tayari. Mugere mu bakanda beze bari abantu. Yes. Fasha umwanzuro barigumura. Guta umugore tuyoborana turi abagabo dufite ebyiri twihingiye mu murima ze twejeje. Kigabo cyaje hakuno. Ku mwana w'abandi. Kimufata ku ngufu do. Kirangije. Ebe. Kana kasigaye kanegekaye. Kasigaye kanegekaye. Kavuyeyo. Cyane agakomerekeje. Kana kavuyeyo kakomeretse nimba cyasohoraga imisumari, nimba ari garafezi, nimba ari amatsinga, sinzi. Cyari kirimo kikabwira ngo reka nirange. Tuvuye aho ngaho nanone twigarukire hakuno. Ruryamye hano. Ndi waje hano do. Uza wicara ushaka iki Shaka icyano wowe umusaza uri hano. Umusaza gisaza. Gisaza isumenye. Mbira hano. Pira hano. Pira hano. Uvuye ni iki kikuzanye hanga? Umusaza uri hano. Urabona ngiye ndi guseka. Urabona ndi guseka nge na. Kuna hanga twaje. Kivuye gufata umuntu ku ngufu kiza hano. Cyangwa iyi matera. Umusaza wiryamye hano. Byemere ko ngiye ndi seri. Muze nkwemeze si matora nyitsinde. Akicara. Nyitsindire nkwemeze ko nge nta mikino utari ibyupfuye arya ibyugiye. Kundi vie. Vie. Kamubaza. Umusaza uri umugore. Kira umugore muze. Aho twavuye ndakeka nawe ariho wavuye. Bisa nkaho batanavuye hamwe. Umuryango wanjye wose bawumaze. Nayifite abana beza. Umusaza umudamu mwiza. Buri muntu afite agahinda ke. Baje barabatwika. Impamvu narokotse nuko ngiye ntari mpari. Zeni yarahari nawe niyo mpamvu yarokotse. Ari hangane. Nyine turi by'ubuzima bwo. Ayihangane muze. Reka twisungane. Muri ishyamba. Twisungane. Ngaryama nta kibazo. Iryamire ntari bitureba icyo bizakumarira. Musaza ntagazi ko kivuye no gufata ku ngufu. Ebe. Byo byarabaye. Garuke hakuno. Yesu Kristo. Mwana bavuye gupfata ku ngufu yaje hakuno ari gubyineka. Ngo bigenze gute? Bigenze bitawahora n'iki se kuhendewe mu isoko atahatonganya inzira. Mbwira nta witotomba ubu bampendaga ndeba umubyeyi ngugira inama bigenze gute ngo mwana yabuze nuko abivuga tari kumbwira wahora niki Yesu we nyine byagenze gute ko ndeba ufite amaraso bigenze gute uye n'ikigabo subiza mbwira humura mbwira hari ukuntu inkuru buri ukuntu yivuga tuzi mbwira bigenze gute ngiye kwihagarika nsanga y'umuntu ntabwo nzi ko hariya ku ishyamba uwo muntu ameze ate ihangane tuzi n'ubwa mbere ndubonye ariko isura ndayiba n'ubwa mbere yaranamubonye ariko isura yayifashe buriya uyoberwa ukwibye ntabwo uyoberwa na imini ntabwo uyoberwa ukwibye uyoberwa haguhisha dore ukuntu angize nimba ari amatsinga nimba ari imisumari ari muri bano twe turi kumwe mu bantu twazanye hano muri iri shyamba yasanze umumama muri hakuno gusa kumutakira nyine nk'umwana atakira umumama mukuru wasanga uyu yari n'umujyanama w'ubuzima aho baturutse buriya sibyo wenda nibyo wamufashe isura wamubonye gutya isura yayifashe buriya ntabwo wayoberwa umuntu waguhemukiye uko byagenda kose gutya vizavi kera namwiboneye hakuno barakwereka muri iryo shyamba do hari igikurura inkweto gutyo gifite nimba ari akayuyuzo nimba ari urukezo n'akantu k'akanyundo do kiri kuzenguruka mu ishyamba binjiyemo twe ntiturakibona ntituzi ngo ni ibiki kwereka hakuno hari icyapa kivuga ngo gasopo ahantu kuhagendagenda ntibyemewe wamubonye neza wamubonye isura ye uyifite mu maso je namuriye kopi isura nayifashe ndagufasha kumushaka sibyo ndagufasha kumushaka wigira bamukora ikisi ihangane kandi unyumve nk'umuntu mukuru ihangane
nanjye ndi umubyeyi birambabaje ariko birambabaje rwose mana kandi abajya kuba ababyeyi baca muri izo nzira none se birambabaje n'ukuri nk'umubyeyi hari umubyeyi w'isugi ubaho se hakuno ihangane mwana wanjye ihangane mwana wanjye ntabwo